urugo n'u Rwanda n'ubutaha ujye byumva uri kubyumva n'ubutaha ujye byumva uri kumva ugejeje uri kumva ugejeje uracyabara Sinyabikora mama noneho yaje narinzi ko ari ibyishimo nkaba mbona uri kurira Nyami Nese kuri vuga ngo umeze neza kandi uri murarira Rwose dore ibintu mama wawe yambwiye byose nabikoze nagukoreye ibintu byose mbabareke kurira basi niba hari ikintu ntatunganyirije neza basi umbabarire sibyo Rwose sinzi ikibazo ufite pe nukuri ndebera nk'uburiri naraye nabushashe nako mu gitondo akundebera ukuntu wabugize kandi amashuka yarafuze Ubeni njye wabikoze umujinya naringize umujinya se wiki papa mu kanya araje aranyicaza araganiriza we maze kamubwiye ko atari we papa umbyara papa nyine papa wawe papa wanjye umyaka uzi mfite aranyicara arambwira ntabwo ari we papa umbyara nakosireka kurira ngareka kurira mbanze nkubwire umva nisundi ibintu bwawe na papa wawe mama atarabikubwira hari ikibazo hari icyo bitwaye mama wese yari yabikubwira ese uri kumva papa mbeshye ngo bimumarere uri kumva ubwo buribwe mfite muri njyewe wenda babaye nese Nyampingaho mbwira nawe sibyo papa wawe iki yaba bikubwiye atari kumwe na mama wawe akabikubwira wenyine ntabyo nzi nyine ntabwo ari ibyo ari kumbeshya ngo bimumare Frank ari kunyinira se mbimenye ubwo wasanga nawe wenda bikubwiye wenda kugira ngo agukinishe nese papa uyobewe imikino akunda kugukinisha buri munsi simba mbona mukina we nagiye ari imikino dore ukuntu wenda babaye nawe muri njyewe mfite agahinda kenshi Nyampinga nkubwire n'ubundi nta kintu wafasha oya ntacyo nagufasha ariko ubwo mama wawe yaje wowe uramwibariza ukuri koko sibyo birahagije
kaka nibyo nakubwiraga rero buriya mu nzu y'Imana ko turi kukubura ahita kari mu nzu y'Imana ari uzanga atari inzu yanjye ndabyorera ariko inzu ya data no tugomba kwibonekamo cyangwa kundaga gusenga nabikundaga so wamfura we umwe ubwire data ntago ari hariya yubatse naje gusanga biriya byose urumva kugira ngo musenge Imana ibumve muyijyana mu nsengero mukayikingirana. Reka mubaze ikintu kimwe, ubu kwa kaka nta mana ihari ku buryo njya kwishaka hariya mu rusengero. Kera utarabona amafaranga ko myumvire utabuyifite. Erega urumva kera nta mafaranga nari mfite nyine. Urumva kera nabonaga umwanya wo kuza kubera ko bambwiraga ngo nawe mfite ngo nze kuyatanga mu rusengero. Urumva? Uyu munsi rero ntabwo nkibona umwanya wo kuza kumva ibintu nk'ibyo ngibyo. No kuvuga amafaranga wayasimbuje Imana itaguhindukira ikigirwamana. Iyo twaize. Ariko siko bikwiye kugenda. Imana iguhaye ubwo bushobozi bwo kuba wakora iguhamagara amazima utera imbere ugomba kwishimira. Imana yampaye ubushobozi ubu abantu bose twasenganye bamaze kugira ubushobozi nk'ubwo mfite. Ntiharimo naberekwaga. Barimo. Niko mudive. Ntiharimo naberekwaga mu bo twasenganaga. Ariko bafite iki? Mbwira icyo bafite. Wirebera kuri bandi, menya ko Imana yaguhaye umugisha ikakwagura. Igihe cyerekizi cyo kugira ngo yishime. None se ko yanyaguye, urumva? Yanze kanshingira urusengero ni wanjye. Ni ngombwa ko ngaruka kujya hariya. Ubu no kuvuga urusengero hanga. Naha, urumva? Niyo ntasenga ibibona rega nta rero ngo kujya kuyabisa. Nitukirengagize guterana kwera. Muraho neza. Tubakire siki. Nari mpaguye. We, uzugora mwiza umwe yahoze. Ariko kumbe ari mama Imana. Nafite cyane cyamezi n'amezi. Akucye kuri kora wati. Zarane. Mugabo umwana ufite. Oye. Nari mfite ariko ngomba kwihangana pe. Nubwo wagiye ukora imyaka 6. Sari sinzigera ngucinya. Nzemera umubiri uraryana wa mubyeyi we. Ariko nubwo uryana isiza. Ngo umubiri ufite njye nawe ufite. Ayina. Ngewe cyose cyo mukunzi kwa masengesho senga. Imana irayumva. Amina. Abo ufite babyumva. Ese kugira umugabo nkawe mwese udashobora kumushimira. Ntabwo namushimisha. Nyihanganira mu kazi gategeza igihe nzagarukira. Ayina. Yarameze bite? Kongere. Ujya. Babarira. Ukize? We babarira ahubwo ugiye muri salo ngendo. Ukize? Reka kureke woga. Ndanye ndoga ngende. Twoga none. Ndakuza. Oya ndakuza. Twoga. Wasutse ni. Yasa wasengize. Umurya. Nayi translate za fresh. Uri gushiduka wayiciye. Ni n'umuhazi. Unya wumvye bitabahanzi. Ngizaza. Kumuganire bana no gucumira. Murakoze cyane. Twari tugiye kugenda kanya gato. Nawe nakimfata. Ko Jesse ari washoje byo kora. Nanje ko cyamufata. Ntacyo byuzuye. Niko madamu wawe kumbonye atishimye. Mbonye amaso yabyimbye kuzenga amarira n'imvugo ukoresheje mbonye atari imvugo nziza. Nuko ari za filime zimwe z'inkundo z'abanyarwanda bajya bareba ngo umuntu ngo yakunze umukozi wo mu rugo ngo sinzi ukuntu byagenze arazikunda cyane buriya niyo mpamvu uramunda sino n'ukuri arazikunda cyane kandi za filime usanga zibabaje. Reka nkubwire ukunga Imana nakuno mu rugo rwagiye ndazi ibibazo ndabibona ko umugore afite ikibazo. Ntacyo yavuze ko ushaka kumutwerera ikibazo ntacyo afite ni by'amafilime yareba niyo mpamvu babonye ko mu maso iyo hageze. Nanjye iyo turi kuzirebana ndarira rwose nkazenga amarira zo. Aragutinya se? Aragutinya nabwo ko mbonye mu mvugo ye n'uburyo umubwiye harimo oya ibyo ni by'urugo niko ndo mu rusengero bakubwira ngo jya wubaha Imana urumva niki bakakubwira ibyo ugomba gukora iyo utabikoze bakabyita icyaha urumva ese ibyo mu rusengero nibaho ntago ari cyo bivuze nuko
ni kwa kunye tuba tuganira maze hari utwo yari arimo watusoje n'iki nta kindi kibazo kuri inshuti yanjye reka nkubwire kwihugarukira Imana sheri utumye mvuga ibishize by'iso asa umwana w'ibintu turi kuvuga ari mu cyumba uzikora ndetse ibintu byamurarura bigatuma agira ngo ntabwo agiye ku myaka kumviriza ibiganiro by'abantu ntabwo yabikora yararezwe reka ariko buriya izi vakansi ucurangira inanga sheri iminsi 10 yose irashira bimeze uko ngiye gucurangira inanga ku buryo uzagenda kabisa imibyara nzi ndeba uko nzaba ndeba imibyara regutse uzagera igihe ngiye ndeba ntengereza ko usinyira maska twakoka oya ndoga njyenyine nufukuma uzikuri kumaza iminsi nawe umugabo wagira nsigaye ngira isoni twakoka wowe sohoka mbanza genda noge wana banza neza katambo kuma umva bakanambana kongera sawa Murakoze ko umugabo nk'uyu kamunizera umugabo utabishaka mani hagaze ariko nanjye mba ngukumbuye kanyaga Ese kuki utajya wumva mbere none se kandi umuziki urimo nta kintu ukoze urimo nta kintu ukoze ubu se uje muri salo n'amarira wari unaniwe gufata akantu ukihanagura cyangwa ukabanza ugatuza cyangwa ntunaze uzagira ngo wereke abantu ko gukubitwa kubera icyo ushaka kubisha inshuti yawe ntabwo nkubita sundi ntabwo nkubita ngereka nkubwiza ukuri ibi bintu ndabirambiwe maze no kubihanga ndeka nifatira imyenda nigendere icyo nashakaga nta kintu nageze mbona niba ari urukundo rwawe nararubuze ndeka nigendere kuko ndabirambiwe guhora nkubitwa buri munsi guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere nta munsi n'umwe utangwa bita akantu gato ukoze ndeka ndemera nsubire mu buzima bwanjye ushaka kugenda nyuma y'ibyo maze gukora byose ushaka kugenda oya nibeshye ntabwo nagenda ubundi ni nawe utuma ngukubita narakubwiye ikibazo cy'inshuti zawe ufite inshuti mbi zirwa zigusohokana zikujyana mu bagabo zikagenda ukagaruka hano wanyweye amabyeri wagize gute wasinze urimo urabizi ko najya mu nzoga pe nta nubwo aba bagabo nshinja njya mbajya na rimwe ndanabajya kuva nabana nawe ntabwo nigeze naguca inyuma n'umunsi n'umwe ibyo wumva ushaka mubyizera basi nababwiye ugenzura telefone yanjye urayifite hari umuntu wari bwumve erega ikibazo ni kimwe kugufuhira n'ukuri mwiza nese ibyo nabyo nkomeze mbese uramutse utari mwiza ntabwo nakabaye ngufuhira sibyo aho kuba uri mwiza kuza hano nkakubura nkasanga wahagiye inshuti zawe zakujyanye aho ntazi iyo ntazi ibyo urimo mba nzi ari ibiki hari rimwe ndari bwapfa hari abagabo ngiyemo cyangwa hari abandi bandi ubu se ko nakwatse telefone sinayisanze hariya mu ntebe wari uri n'inshuti zawe ese hari umuntu wabonye wenda tuvugana ibindi bintu ese kuki utuma njya kureba niba nkwatse telefone kubera icyo utayimpa ugaceceka ukayigumisha aho yari
kuki utuma njya kureba ubu nzajya nirirwa ndi mu kazi nindangiza nze ndwara umutwe ngo njye kureba muri telefone yawe wavuganye nawe cyangwa uwo mwavuganye nshaka ko twongera tukabana neza sibyo hari icyo wamburanye none se kuki untuma nkuhemuye waretse tukongera tukabana neza none se njyewe ni iki kinkora basi byibura nyubaha sibyo urabizi ndakubaha ntabwo unyubaha wakabaye unyubaha nyine nkabibona ko unyubaha sibyo niba nkubujije ikintu ntugikore niba ibi byose ni ubutuma mbikora iyo nkubwiye ngo wikore iki ejo ukagikora nkasanga wagikoze ni icyerekana ko n'ibyo ntakubuza no ntubikora inshuro ijana cyangwa se n'ibyo ntazi ibyo nibyo mba namenye waretse tugatangira ubundi bushyashya tukabana neza njye nawe ningusubiza telefone yawe ntabwo uzatuma mbyicuza ntabwo uzabyicuza ntabwo uzatuma nsanga urimo uravugana n'ikigabo rimwe na rimwe cy'amafuti urabinyijeje wabifata nta kibazo ifate nta kibazo ariko umbabarire ntuzatumye mbyicuza sibyo urabinyemereye Please help me today. Give me strength when I'm weak. Lend me a shoulder when I need to cry. And help me up when I fall. naguvuga Misi byagenze bite kutavuga kugira ngo ugire iki kibazo nasaze yaryoshye ndamubaza ati none se njyewe amajeste yawe ntabwo nyazi ntabwo nyine nyasobanukiwe wakandika witwa nde
none se amanimero zawe nimero zawe ari nazo nishyuraho. Murakoze.